Ibihe byiza aho muherereye hose, mukomeze mugubwe neza cyane. Mu mpande enye zigize isi, abari iburasirazuba bw'u Rwanda, iburengera bwaryo, amajyepfo, amajyaruguru, mukomeze mugubwe neza cyane. Turi mu kagari ka Rukoko, hino gato ya Ndengera muri metero 300, ahantu tubazaniye izi nyubako ziri inyuma yacu, zigizwe n'ibice bibiri. Hari hano ku muryango wa portail nkuru ndetse n'iki gice cya annexe y'umupangayi. Ku muryango mukuru harimo cadastre ifite ibyumba 4 na salo salamanje ndetse na salle de bain ebyiri. Iyi nzu yindi nayo ifite ibyumba 2 na salo ndetse na salle de bain, ikagira n'igikoni, ikaba ifite n'igikari cyayo ariho unyurira ahantu. Twegera imbere mu buso bundi tubereke. Yes, hano harimo space y'imodoka ebyiri, ku buryo imodoka ebyiri zaparikamo bigakunda cyane. Noneho aya mazu yubatswe neza ku buryo nta hantu na hamwe hasondetse. Ikindi, urupangu rwose ni amapave, ahatari amapave harimo sima. Space nini yose iri mu gihande cy'inyuma mu bikari bihari, kuko hari ibikari bihagije pe, ushatse wanabyororeramo amatungo bigakunda, kuko aya mazu yose ari mu kibanza gifite ubuso bugera muri 400. Murumva ko ari ikibanza kigari cyane. Mbere yuko tujya kubereka byibura mu gikari hatoya, agace gato ko mu gikari, nabwiye ko ifite igikari kinini. Iyi nzu y'umupanga ifite igikari, ndetse n'iyi nzu yindi nkuru ikagira ibikari bibiri. Igikari kimwe ushobora kucyororeramo, ikindi ukagikora nk'igikari gisanzwe kirimo ibikoni. Reka tubereke muri sari igice cyo hejuru cya plafo, dukomeze. Yes, iyi nzu turabibutsa ko hose ari amakaro, mu nzu hose ni amakaro. Iyi plafo mubona ya rangete mu nzu hose ni gutya imeze. Nkubwira ko muri iyi nzu hose hameze neza, nta na hamwe hasondetse. Ku biciro rero turaje tubibabwire, mugume ku murongo. Murabona hano ni igikari kisanzuye. Rero iki gikari iyo ukivuyemo ugera mu kindi gikari nacyo gikomeje. Iki gifatanye n'indi nzu, indi nzu ushobora kororeramo amatungo. Noneho tugahita dukurikizaho igikari kindi kirimo ibikoni, nacyo kiba hano muri size cyangwa muri surface y'iyi nyubako. Urabona hano hose turacyari mu buso bw'ikibanza. Iyo uvuye hano uhita ugera mu kindi gikari cyiza cyisanzuye bashyiramo ibikoni. Tujye aho twahereye tubabwire ibiciro. Ibiciro by'aha hantu n'amafaranga $55,000,000. Tukagutuza mu mujyi wa Rubavu, ahantu hafite iterambere riri kwihuta cyane. Ukaba wisanzuye, ufite ahantu ubuso buhagije. Waba ushaka no korora amatungo, ukaba wakorora muri ubwo buso bigakunda cyane. Muduhamagare kuri 078 300 Jya ku mbuga zacu zose, ukore follow, ukore subscribe, like, share, bigere kure. Tubafitiye imari nyinshi cyane muri uyu mujyi wa Gisenyi zigurishwa kandi ku giciro kiri down, gikeya cyane. Komeze mugubwe neza, turabakunda cyane. Yari GC, muravugana na God ukora muri GC. Ibihe byiza, turabakunda cyane.